ubuyobozi umva nisa nibiza ni ukibaza ni wabaye punda bikakuyobera niye mugiye mubikora simwabigenza cyangwa se cyo mushimiraga nzangaga wana meseye nakirwa mahera mvune ngasanga utamese twakizanye ni inshingano zanjye nk'umugore mbo harakana mbwiye ejo bundi rero mubwira ko ngomba kugusubiza nabonye atari ngombwa iyi leta yonyine ubwayo leta yo yifashe ikavuga ngo tubyara aho dushoboye kurera ukambwira ngo wowe tubyare buri munota n'isegonda abana babiri ntabwo batosheje sheri nakwitabye basi sheri nyine nayo imaze iminsi nshaka kuvugana nawe ariko nyine wari umaze umunsi udahari wari umaze kubw'akazi ndabyumva ariko nyine nashaka kukubwira ntabwo byari ngombwa kuri fone niyo mpamvu nakubwiye ngo ushaka ko duhura si nabirenze dusanzwe duhuza turahura nta bintu byadanje mbese nawe urabizi gusa nyine ni umwanzuro nanjye ubwanjye nkomeye nanjye kukubwira gute se urabizi be urankunda kandi nanjye ndagukunda ntacyo utankoreye waransohokanye ibyo nakeneye byose wambaye hafi mbese wambereye nk'aho tuvukana uri mama wanjye ariko umba hafi atari nk'abiyi minsi bo mu miryango ariko hari ikintu kimwe nyine cyabuze byose narabikoze nta kintu natakoze kandi nawe urabizi ko byose wabikoze ese wigeze igihe cyose nakubwiriye ngo ushaka ukuntu tubana wigeze ubyitaho nawe rero wikwihutisha ibintu sheri sibyo urabizi kwihuta gutere nako ukuntu iri kunjyana ariko bose ukuntu mama yirirwa ambwira ngo ngende umukobwa twari duturanye nduta twakinanye by'abana nduta yaragiye ejo bundi mama asigaye ahora ari kuntesha umutwe ngo ninshake umva rero ntugire ikibazo sibyo haraburanye imyaka 3 sibyo kugira nyine kugira ngo dukore ubukwe ese ushaka kunyihutisha nk'imodoka ngewe urukubona mfite vitensi niyo mpamvu rero ndagukunda urabizi gakoresheje sibyo kubwira ntabwo mfite vitensi sibyo kujyana gake manze mbiga amafaranga ibindi bisiga none se ngewe nsigare muri quartier ngenyine abana nduta bari kugenda mama wanjye arega nanjye ibintu ari kumbwira ndikumva ari ndagukunda ntacyo tankoreye ahubwo ngiye nkeneye kugenda none se nzahura hano nkeneye gushaka nkava mu rugo nkagenda mama wanjye nkamuhereza umwuzukuru ubwo sapfu yatabonye umwuzukuru wanjye muganiwe ariko uruzi abakobwa aho uziko ndi imfura iwacu cyangwa ntabyozi mbese kamubwira sibyo nguha buri kimwe hari icyo wigeze ubura umwaka wose ahubwo umwaka kuri njye nibwo nzaba maze gusobanukirwa ubundi we nibyo ndi gukora ibyari gukura nsubira inyuma cyangwa ndi gukura njya hejuru urajya hejuru ndabyumva ariko nyine umwaka nanjye naba maze kwisanzura maze kuba ameze neza ariko uzi yuko mu bakobwa bo mu muryango nsa nk'ari njye mukuru abandi bose narabazinze babura ukuntu bagenda nyine kubafungurira inzira reka nabo bakabona ukuntu bagenda hagati yaho sinzi icyo nakora kuri njye ndanatinze ndagupfukamye ese urabura iki ngo wambwira basi ubura iki kugira ngo tugende sibyo narayitangije ariko sindayuzuza none se ushaka njye gukodesha njye naratangije inzu yanjye nese twayibayemo kuriya basi genda byihanga ubwo dusoje gukora ubukwe tukajya mu kwezi kwa hani mu nandi hantu tukazaza nyuma y'uko kwezi kurangiye yabidafite ahantu igeze ho gatoya subhana wa ta'ala jewe njye gukodesha ndi kubaka none kukubwira mu mwaka ibintu byose mba mbisoje hagati yo ndashaka kubyumva ariko nanjye ntabwo uri kunyumva ibintu ndashaka kubyumva sinzi uko urabizi ndagukora sinzi uko ndikora nabigenza ubu ugiye gutuma mbana n'umuhungu ntakunda kubera yuko gute nese genda ndakomeza ngo ube wacu gute ngo ugende se gahunda yaga ngiye nkeneye gushaka nkeneye kujya kubaka umuryango ubwo urukumva washyushye ku buryo wahita ushaka undi mugabo ntabwo nshyushya ngo reba ndi gukurira iwacu uri kumereza imyaka ngo ngira iki n'ibyo byose ngo wuzuze inzu ngo ugenze nese ni bangahe bakodesheje nanjye unyumve ntabwo ndi kubyumva yewe kuko abakobwa mudashyira mu gaciro agaciro se ni akahe gaciro ahubwo mwega abahungu kuki mudashyira mu gaciro ndetse niwo wa mbere wabukodesheje ngiye kubona nta kindi kintu nakora fata umwanzuro wawe ngiye ngomba gushaka ndagukunda ntabwo sinzi ngo nzakuramo gute sinzi ngo bizagenda gute ariko ngiye gahunda no gushaka rero nabana n'umuntu ntakunze byagenda gute ngiye icyo nshaka ngo bane iryo jambo uri kuvuga ngo bane n'umuntu udakunze uri kuryumva ngiye rwose ngiye gahunda no gushaka umugabo ngo ibyawe simbizi umana n'amazu yawe uri kumva yandekura yewe babara no kuri yewe byarangiye ngiye gushaka umugabo umwaka gusa umwaka kari
wamvuye inyuma ariko wambabariye ukareka kunyiruka Kari wanyumvishe. nakubwiye umwanzuro wanjye nibyo ngibyo ngewe ngiye gushaka umugabo sibyo ahubwo ntuzongere no kujya nyikurura ndekura aho wambabariye niki ntakubwiye kuva kare kose njye ushaka mbese nicyo udashoboye wowe wanze ko tubana none se wowe ntabwo wakwihanganira umwaka ntabwo byashoboka njye nasazi iwacu muri karite abana nduta bari kugenda bagashaka njye Kari utagira gahunda imyaka yose y'umuntu oya ntugahangayike ndahari kandi ndi uwawe nta naho nagira ukundi rwo ni nk'aho ibyo bintu bimbagamo oya ntugakeke urabizi ko umutima gwanje ni wowe wagwiyeguriye cyane rwose baramutse ute nibwo nari mbyutse sinzi ibyo nari ndimo aha ngaha hari utuntu nari ngiyemo oya ndahari cyane dore ko muri iyo minsi nta n'akazi gahari ndahari cyane kabisa ndahari bivugwa se ahubwo oya ntukavuga uko nguko aho mba ndi samba ndi gutekereza rwose ngo mba ndaho ngaho buriya n'ubu ngubu nari mvuze ati kambyuke hari utuntu ngiye gukora mpite nguhamagara naho nakwihorera kabisa uri uwanje forever yo yego yego ko wibuze cyane ariko nta kibazo n'ubundi bihuriranye nuko muri iyi minsi nta kazi nari mfite ejo twagenda tukaja kubibwira ababyeyi tukareba kubona bishima kimwe n'ubwo ushobora kubona babigaye ariko ntari byo nifuza naje yego oya nta kibazo uretse ko nanjye ngukundaga cyane ko numvaga nta wundi muntu nakurutisha kandi kubana nawe nta kibazo birimo kabisa oya nta kibazo ndaza hakiri kare ndabitegura neza nakubwiye nta kazi mfite ndabitegura neza kabisa noneho biteho nawe ndakunda cyane sawa gusha ubwo buno nanje giye kuba umuntu uvuga basha agaswengengere saru zanyu umugore tukungiye kurongora Basha Sibitemwa Nanje kajuru Sibyagenze bite gasota ko ndiko na warakaye mwana
basi kwa mudemu mani imyaka ishize myinshi wa baby sida nakubwiraga mani dore uri kubitira ukimerera boro waza ukikomereza mani dore ariko kashuka usikia cyane cyakuvuye mutanakiriye debere ndakaswa ko zikuri dage mani wewe Usimani byagenze mushaka nagari byo ngiye mbacaka ariko baze kuko umunota wanyuma ndi gupanga gahunda uziko iranze ari we nari ndi kuyubakira arambwe ngo ntabwo yategereza mu mwaka wose gupaka ngo iranze ngo natayujije kumare ngo tukore ubukwe ngo natayujuje kubwa by'ibicucu ndakubwiraga mwana undi barashatse umukobwa muzima mani dore yara nama debiri yabashaka ibintu abashaka abantu bafite amafaranga n'injuru niba nadufite se ukumva mwavuga nikinyine urakubita ukimenera ukicomokera mani dore sha shitwawe mani ende mahundika share ko sister ngonyi nuso wumva ngubwira uwo hakuzi ko ndi gicucu bujya ni kubaguza sayi kuzamumenagura uzagira ute ari sister nisa kubiza rubundi nari mfite mani nangize ni cyakide mu cyara hirya wari ukuvuga ararya mu kiziba nanzira kira kiburu kuvuga mwana wowe kiremwe natandukanye cyakuvuye mutanagize se nawe icyupaga nawe uvangaga amadosiye nawe nabyawe mwana akusibya uzagiza mwereka imiti mwana wabwiye uramushiki wawe ita sister mwana tubyihorere ahubwo kira cyane uzagiza mwereka imiti ku bigenza usayiki byano bibomagura dore ngo ufite ikibebe iwana ngo cyara twikira twitekenda kumzarira ka bebe mwana ahubwo ibintu byo kwizanishwa bikini bikiri gutinda mu mayira mwana wowe umutenda byose utabigukurikiranira mwana gusura ukurira mu biki debere kino kibire mani ujye ubiniga danje mwana ujye ureka kuri niyumbe bya gukateja gushaka ikindi cyane sister nabyadanje mwana nako yakunyerere budashaka kubyumba igende icyo nari ngwamagaye ngo ngubwire ejo nejo bundi tazomba ngo afite n'ibindi bibazo ngo mugere musinyine fasha genda manda ndazakugisha musinyine ngaho mbwira ndabure basukuntu byagenze numve ko ari cyo nanagufasha mwana byagenze utizikoresha kabwira ngo ngashaka guhungura ngashaka gushinga urugo ngo nimbe nadafite gahunda ngo ndigende mwinginze arabyara ibyo ngibyo gusa mwese muri amatage mwana ko mwaje mwaza ngaje ngo batama ku miriro ya danje mwana namwe mukibera maniga ya danje sister arige ansaga ndi kubicoma bro nanyi nkamutamo nawe sumureba kuri yasi nawe yaragaye impamvu nibyo bimuga ibyaboka reka nje mu nakubwira ujyaza mwereka igege gahunda kurumira bikurikirana mwana ndebere ujye ubiniga mwana urukurira bro nama profit eshuga tuvugana dore bizagucanga mata makaju karame mugabo mwiza ariko disi vayo hano ngubwire ugira uraryamye wapfa turi mu nari ndimo gukora tu asha ni mukoro natashye naniwe nguburira n'umwanya wo kuganiriza akazi kaba kagutwaye se asha babiretse sha mu kazi bari kudukoresha nk'amapunda sha umva ara dufiteho umuyobozi umva nisa nibiza ukibaza ni wabaye punda bikakuyobera niyo mugiye mubikora si mwabigenza cyangwa se cyo ngushimiraga nzangaga wanameseye nakirwa mahera mvune ngasanga byameshe twakizanye ni inshingano zanjye nk'umugore mbo hari akantu wambwiye ejo bundi rero ubwira ko ngomba kugusubiza nabonye atari ngombwa iyi leta yonyine ubwayo leta yo yifashe ikavuga ngo tubyara aho dushoboye kurera ukambwira ngo wowe tubyare buri munota n'isegonda abana babiri ntabwo batosheje leta sisadufasha kubarera shara burakata shayitwane umva se reka mubwire nimba mubwiye ngo utu twana tubiri uzakenera kuvoma umwe azajyayo ukenera kuzana amakara undi ajye kuyazana ntabwo ari ngombwa tubyare buri kanya uramonda sinoga ngiye nshaka kubyara babiri ni bakeya nshaka kubyara nesi reka mubwire wagushyirishamo igishinge cy'imyaka ndafendi imyaka 20 twazabyara abana bageze ko icyo gishinge nacyo mbyiteza njyewe nshaka kubyara buri mwana avuka ni puraye buri mwana ni pura dufite imirimo ingana nayo ariko tubyara wewe n'ubundi mu mategeko niba ubyaye umwana ugomba kuba ufite guhita ugurira n'imirimo ibiri buri kubyaye ugura imirimo
unesi ndasambu ndaki turahandinze iteretse naho kugira bigende ijambo ry'Imana yavuga ngo tubyare twororoke ngumusenye ku nyanja uranabizi yego disi kubera ko ikiro kibirayi kitageze ku gihumbi nigisha kizagere kuri 2 nakubwiye buri mwana avukana ipurayi uko twabonye ukuntu turera bari abagakura niko nabandi tuzaba ariko siko yabyaye bangahe yego yabyo 12 urumva uzabyara bangahe 30 yego sinibiki umva rero kamubwira nta mwanya mfite wo gutera inda niba ufite umwanya wo guterwa inda shaka kuyigutera njye nda mwanya ariko rero uranzitsa pe urananshimishije ndagushimishije kubera ko ndashaka gutera inda ako gutera inda akuze umugongo ukunda ugarangaye wowe uyu ndabyaraga abana 2 umugongo utarasamye ni wose ubaheka kubera ko noneho ifu ni wowe yigura y'igikoma iki byose ni njye ubigura nakubwiye isabune nda wowe udasibye guteka kumva ko bihiye kugira utara kandi kazi ufite rwo nawe ugeze ubikore wumva nanjye rero kamubwira aho bigereye ubu noneho nanjye rero ngenda ujye gushakisha naye nzaya ndatekera nanjye nakubwiye ngo uramunda sinoga ngiye cyako kubyara nakindi kubyara ako sisha wova guhima akagutereye 3 ndaje mwana ndaje yego bariho mwa hano kwa karimwa naho nayobye kumushakira iki oya ni ibintu bikomeye cyane nizere ko ntayobye ariko bo uri umukozi wa hano se Kari karya rugo era ko tumukozi kuguma bo ndaje mukurebere guma bo ndaje tegereza ndaje mukurebere kumagarika sisha nahagaze mwamundebere guma bo ndaje mukurebere Kari ara umuntu kugushaka niba ari umushumba niba ari iki unyambaye ikoti bikweto bishaje sinzi wari we gende kumureza ushobora kuza hano yambaye ikoti n'akaka inde sare kana kuri musima kandi niho ndakomeye umunsi mwinshi wabyibutse ayi wanyura hari hanyubeye hari ibipangu bimeze kimwe naturutse nta kibazo mfutuje naturutse rero kuri ibipangu byose ndi kubona ari kimwe yazi ni wowe wazi muzungu neza hasi urugendo nagenze mama ino mwereke abakecuru si sawa nakubwira amakuru ni meza n'uyu se komera cyane sawa da yego amakuru ya muso turaho turakomeye ni gake gake ubuzima buri kwendereye amakuru yo mu rugo turaho njye sara usanzwe nzi aya nkunda kuhagenda cyane niyo ngize mbaga ndi mu kazi naho ngize ni njye mama wa Kari turabishimiye cyane yewe nanjye nabishimiye utakiriye umushyitsi se
oya sinagombwa meze neza nta kibazo umukobwa wanjye we kumubonana ntari birya ni umwana mwiza cyane karijya kwa kira umushyitsi rero oya sinicubonye hafi nta kibazo kirakorohera icyo ukunda aricyo umuzanira ndabona ababizi ariko nzi ibintu akunda cyane iyo atari mu rugo nawe urabizi yego nishimiye kuko menya natwe turadushimiye cyane kandi ni iby'agaciro kumenyana namwe